Shalom, shalom, Yesu ashimwe cyane, ndabashuje mu izina rya Yesu Kristo, Imana ibahe umugisha kandi ibagirire neza. Ndagarutse rero, tuje kuvuga ku ijambo ritari ritoya ariko nanone ritoya, rivuga ku gusenga. Gusenga rero, gusenga ni ubusabane buba hagati y'umuntu n'Imana. Gusenga ni ubusabane buba hagati y'umuntu n'Imana. Yego, gusenga kandi nanone dufite impamvu nyinshi zatuma dusenga. Impamvu ya mbere ituma dusenga ni uko gusenga ari itegeko ry'Imana. Imana yaravuze ngo dusenge, ibyo tubisanga muri Yohana 14:12 kugeza ku murongo wa 14, havuga ngo ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora ndetse azakora n'ibiruta ibyo. N'ibiruta ibyo kuko njya kwa Data kandi icyo musabye cyose mu izina ryanjye nzagikorera kugira ngo Data yubahirizwe mu mwana we. Bivuze ngo iki ngiki cyo Bibiliya ivuze ni ukuvuga ngo gusenga ni itegeko, kuko bidufasha ko ibikorwa bya Yesu yasize adarangije tubizanira muri we, tubibonera muri we. Haleluya. Turakomeje igice cya kabiri, gusenga. Impamvu ya kabiri ituma dusenga ni uko gusenga bizanira icyubahiro Data. Ibyo tukabisanga mu Migani 8. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Bivuze ko gusenga bituzanira icyubahiro kuri Data. Izo ni impamvu ya kabiri ituma dusenga. Impamvu ya gatatu ituma dusenga ni uko gusenga bishimisha Imana. Ibyo tukabisanga muri Matayo ibice 26 umurongo wa 41, handitse ngo mube maso musenge mutagwa mu moshya. Umutima ni wo ukunze ariko umubiri ufite intege nkeya. Bivuze ngo icyo ni igice cya gatatu gituma dusenga, ni uko gusenga bishimisha Imana. Igice cya kane gituma dusenga ni uko bituma turindwa ntitugwe mu moshya, ariho dusanga muri Matayo 7:7 havuze ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakingurirwa urugi. Mukomange ku rugi muzakingurirwa. Bivuze ngo gusenga ni igice kimwe kirenze ubugingo bwacu. Gusenga ni igice kimwe kirenze ubugingo bwacu, gituma tubona ibyo twifuza, gituma tutifuza cyane, gituma dufite ahantu dutwara ibyifuzo byacu. Igice cya gatanu cyo gusenga, impamvu ya gatanu yo gusenga, bituma dusenga ngo ni uko bituma twakira imigisha y'Imana. Ibyo tukabisanga muri Mariko igice cya mbere umurongo wa 35, haravuga ngo nuko musenge mushake, ngo nuko munshake, ngo nuko mumuseke. Arabyuka arasohoka ajya mu butayu asengerayo. Igice cya gatanu ngo gusenga bituma twakira imigisha y'Imana. Bivuze ngo iyo tugiye gusenga, iyo tuzindutse, n'amahirwe bituzanira undi mugisha udasanzwe.
Impamvu ya gatandatu ituma dusenga ni uko tugomba gukurikiza urugero rwa Yesu Kristo. Ibyo tukabisanga muri Yesaya 33 umurongo wa 3 handitse ngo ntabaza ndagutabara nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Erega mu gusenga niho tumenyera ibindi bintu bidasanzwe. Mu gusenga niho tumenyera izindi mbaraga zindi zidasanzwe. Mu gusenga niho tubonera igisubizo tutari dufite. Mu gusenga niho tubonera ibindi tutari twiyiziho, tubibona mu ndorerwamo yo gusenga. Bivuze ngo gusenga ni igice kimwe cyangwa se ni gusenga bidufasha kwimenya, gufata urugero rwiza kuri Kristo, kumenya ngo kwimenya no kwimenyaho ibindi bintu bidasanzwe, gutabaza Imana no gusaba Imana kugira ngo ikwiyereke mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ibyo ni ibice byo gusenga. Turakomeje, turacyari ku gusenga. Impamvu ya karindwi ituma dusenga ni uko twakira ihishurirwa riva ku Mana. Haleluya! Ibi byitwa ihishurirwa rivuye ku Mana, ni ukuri ni ikindi kintu kidasanzwe. Iri hishurirwa riboneka iteka iyo turi gusenga, kuko gusenga bitwereka icyo Imana ishaka gukorana natwe, bitwereka ni iyihe revo Imana ishaka kutugezaho. Iyo dusenga tugira ngo Uwiteka yongere aboneke, aze mu buzima bwacu. Ni ukuvuga ngo gusenga ni inyungu zacu. Mu by'ukuri ibi bintu byose twavuze uko ari birindwi, gusenga ni inyungu kuri twebwe. Bituzanira kongera kubona umucyo w'Imana, bituzanira gutabaza tugatabarwa, bituzanira kongera kwibuka amasezerano Imana yaduhaye, bizana kongera kurindwa bikomeye cyane, byongera bikazana imbaraga nyinshi mu buzima bwacu zo kunesha icyaha. Birongera gusenga biduhuza nanone n'Imana mu bundi buryo. Gusenga birongera bigakora ku mutima w'Imana ku buryo Imana yongera kumva turi hafi cyane. Uko niko gusenga. Rero ndakwinginze nshuti yanjye, nanjye niyinginga, mbabwira, njya nganira n'abantu nkababwira ngo gusenga biritozwa. Dutangira tutabizi, dutangira tutabishoboye, dutangira bigoranye, dutangira binaniranye, rimwe na rimwe tutazi ibyo dukora. Ariko uko ukomeza kubikora, uko ukomeza kubikora buri munsi, kwiyegereza Imana, uvaho ugafata undi murongo, uvaho ukagira undi murongo ubarizwamo, uvaho ukabona birahindutse, ugira utyo ukabona hari impinduka yakubonetseho. Ntabwo rero gusenga bwacya mu gitondo ngo ubone biraje, ariko uko urushaho kubyitoza, uko urushaho kubikora kenshi, uko urushaho kugenda ubyitoza, bigeraho bigafata indi ntera, bigeraho bikazana ubundi buryo, bigeraho imbaraga z'Imana zirakora kandi zikaganza mu mutima wawe. Gusenga ni inyungu, bituzanira gukunda Imana, bituzanira kwikunda natwe ubwacu, kuko iyo usenga hari ibintu byinshi ugenda umenya utari wiyiziho. Bivuze ngo gusenga bigaragaza cyangwa se bihishura ibyari bihishwe, ibyo tutari twiyiziho tukabimenya. Rero Imana ibahe umugisha, itwigishe gusenga uko bukeye n'uko bwije. Ndagushimiye wowe unkurikirana, Imana iguhe umugisha kandi ikugirire neza. Ndagukunda. Shalom.